abadukurikiye abari mu gihugu cyacu abari ku migabane itandukanye y'isi tubahaye ikaze n'ubundi ni Harerimana Werarisi ni muri ya gahunda y'amasengesho gusengera ibyifuzo nguhaye ikaze ahuri kandi nzi ko Imana irabana natwe kuko Imana yacu ni Imana yihagije. Dushimiye abakora comment, dushimiye ababona link yacu bakora subscribe, dushimiye abantu bakwiza ubutumwa bwiza. Hari abantu yabajyabona link yacu bakayivana kuri YouTube bakohereza abandi. Mwese Imana ibashigikire kandi ikomeze ibagure. Imana ishobora byose, Imana ibasha gukora ibiruta cyane byo wibwira. Imana ibasha kugukura mu butayu wari umaze igihe mu butayu, Imana yakuvanayo igahindura amateka yawe kuko ni Imana ishobora byose. Reka dusenge hanyuma twinjire muri uyu mwanya. Ni Harerimana Werarisi n'ubundi ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Bob uyu munsi. Dushimana ko Imana kumwe natwe. Mana uri Imana y'amasezerano, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose. Tugushimiye kubana natwe muri kano kanya. Tugushimiye kufasha abantu bose badukurikiye, tugushimiye kufasha ababyeyi abadukurikiye live n'abazatwumva bose. Twemere Kristo kugira ngo imbaraga zawe ziganze buri muntu wese udukurikiye muri gahunda y'amasengesho. Ureke imbaraga z'Imana ziganze kuri we, umwuka w'Imana ategeke, icyubahiro cy'Imana kimube hafi, kandi utwemerere Kristo urandure imizi yose y'abadayimoni shitani yubatse ku bantu, uyisimbuze umunezero n'ibyishimo. Uyu munsi bimenyekane kuri Imana ifite imbaraga, bimenyekane kuri Imana yabasha gukora ibiruta cyane. Urandure ibishitsi by'abakonikoni, urandure imigambi yose ya shitani. Izina ryawe ryamamare Mwami Yesu. Uri Imana igihoza abana amarira, uri Imana igivura ibikomere, uri Imana yo kwizerwa. Tugushimiye kumwe natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Dufite Imana ikora, Imana yihagije. Dufite Imana ikora, Imana yihagije. Imana ikora, Imana y'amasezerano. Imana ikora, Imana y'amasezerano. Dufite Imana ikora, Imana yihagije. Dufite Imana ikora, dufite Imana yihagije. Imana ikora, Imana y'amasezerano. Imana ikora, Imana y'amasezerano. Dufite Imana ikora, dufite Imana yihagije. Dufite Imana ikora, dufite Imana yihagije. Imana ikora, Imana y'amasezerano. Imana ikora, Imana y'amasezerano. Dufite Imana yumva abayitakira. Dufite Imana ireba ikamenya n'ibihishwe. Imana ikora, Imana y'amasezerano. Imana ikora humura, Imana y'amasezerano. Dufite Imana yomora, yomora ibikomere. Dufite Imana yumva abayihungiraho. Imana ikora,
n'Imana y'amasezerano, n'Imana ikora, n'Imana y'amasezerano, n'Imana ikora, n'Imana y'amasezerano. Dufite Imana ikora, dufite Imana yihagije, dufite Imana ikora, yoyo, dufite Imana yihagije, n'Imana ikora, n'Imana y'amasezerano, n'Imana y'amasezerano, n'Imana ikora, n'Imana y'amasezerano, n'Imana y'amasezerano. Dufite Imana itarobanura ku butoniyo, dufite Imana umucamanza utabera, dufite Imana ikora, n'Imana y'amasezerano, n'Imana ikora, n'Imana y'amasezerano, n'Imana ikora, yoyoyo, n'Imana y'amasezerano, n'Imana ikora, n'Imana y'amasezerano. Ushobora kwibwira ko Imana itakuzi kandi Imana ikuzi. Hariho umunsi Imana izakora ku buzima bwawe, abantu batangare. Hariho umunsi Imana izakwibuka, abantu bose bagutaye, bose baze bavuge ngo hari Imana imutabaye. Dufite Imana ikora, dufite Imana yihagije, n'Imana ikora, n'Imana yihagije, n'Imana ikora, yoyoyo, n'Imana yihagije. Dufite Imana ikora, n'Imana y'amasezerano, dufite Imana ikora, n'Imana y'amasezerano, n'Imana ikora, la sharabo, n'Imana yihagije, n'Imana ikora, n'Imana yihagije. Wegukangwa n'urusaku rw'abadayimoni, Imana wizeye izagutabara, komera. Ibyagufatiriye bizarekuriye ibiganza byawe, ibyafatiriye umugisha wawe bizakurekura, humura. Dufite Imana ikora, dufite Imana y'amasezerano, n'Imana ikora, n'Imana y'amasezerano, n'Imana ikora, n'Imana y'amasezerano, n'Imana yo kwizerwa, n'Imana y'amasezerano, n'Imana idakangwa n'abarozi, n'Imana y'amasezerano, n'Imana idakangwa n'amagambo y'abantu, n'Imana y'amasezerano, n'Imana idakangwa n'abiracitseyo, n'Imana y'amasezerano, n'Imana idakangwa n'igihe uhagazemo, n'Imana y'amasezerano, n'Imana idakangwa n'inyuro zikuriho, n'Imana ihagije, n'Imana ikora, n'Imana y'amasezerano, n'Imana idakangwa nuko bagusohoye mu nzu, oya n'Imana yihagije, n'Imana ikora,
y'amasezerano, n'Imana ikora, n'Imana y'amasezerano, n'Imana ikora, n'Imana y'amasezerano. Dufite Imana yihagije, dufite Imana ikora, dufite Imana yihagije bantu b'Imana. Dufite Imana ikura mu rupfu, dufite Imana ikura mu misozi, dufite Imana ikura mu mashyamba, dufite Imana ikura aho abantu bakujugunye, dufite Imana idatererana abantu bayo, dufite Imana yihagije. Haleluya! Dufite Imana yihagije, dufite Imana irambura ukuboko ntihagire umuntu uguhina, dufite Imana itarobanura, dufite Imana isenya ikakubika, ikubika imbaraga zituriho, ikubika imbaraga z'abarozi. Dufite Imana ifatamira imigambi y'abakonikoni, dufite Imana ifatamira imbaraga z'abarozi, dufite Imana itesha agaciro ibiturwanya, dufite Imana iduhagararaho ku munsi mubi, dufite Imana Imana isi, dufite Imana igihagararana natwe mu bihe bikomeye. Umuntu agiye kumwara ukajya ukabona Imana ihagararanye nawe, Imana ihagararanye nawe mu bibazo ufite, Imana ihagararanye nawe mu ntambaro ufite. Imana, dufite Imana yigeze ihagararana n'abagabo mu itanura ry'umuriro, Saduraka na Meshaki itanura ry'umuriro, abantu bari biteguye, abantu bazi yuko bapfuye birangiye. Imana yacu igihagarara natwe mu bihe bikomeye. Imana ihagararane nawe muri urwo rugamba ufite. Dekosikama, Imana ihagararane nawe muri ibyo bigeragezo uhagazemo uyu munsi. Imana ihagararane nawe muri ubwo bukene uhagazemo. Imana ihagararane nawe muri ubwo bukwe bwagucanze. Imana ihagararane nawe. Dufite Imana ikora abarokore, kandi dufite Imana yihagije, ni Imana ikora. Dufite Imana itarobanura ku butoni, dufite Imana ifite amafaranga, dufite Imana ifite byose, dufite Imana ifite ubuzima, ibitse ubuzima mu kiganza cyayo. Ubuzima bwawe Imana ibubitse mu kiganza cyayo, ubushobozi bwose Imana yarabufashe ibubika mu biganza byayo. Yafashe imigisha yose yishyira muri, ni Imana yihagije. Izongera ikubake, izongera iguseke, izongera ibane nawe, nubwo abantu babona ko wasibye. Izongera ikubake, izongera ibane nawe, nubwo abantu babona ko warangiye. Imana izongera iguseke. Abari kukureba barabona ko nta nzira, bareba imyaka yawe bakabona byaragucanze, bareba amashuri bakabona ntacyo uzimarira. Nyamara Imana izongera iguseke, nyamara Imana izongera iguha agaciro. Abari kukureba barabona ko nta kazi uzabona, barareba igihagararo bakabona nta musaruro. Nyamara Imana izongera ikubake, nubwo watawe izongera ikubake, nubwo watawe mama izongera ikubake. Uri guhagarara nawe wareba ukabona ibigeragezo
birengagije wareba hirya no hino ukabona biragukikije wakibaza uko uzabigenza ukabona nta nzira nyamara Imana isongera ikubake nubwo watawe komera isongera ikubake nubwo uri kubona nta nzira isongera ikubake nubwo uri kubona nta cyerekezo isongera ikubake abari kukureba baraguha iminsi yo gusoma barimo baricara bakakunegura rwose buri muntu wese aravuga uko abyumva bitewe n'ibigeragezo uyu munsi uhagazemo wowe wakitabaza nta kintu yabasha kukumarira nyamara Imana isongera ikubake ubona ubuhanuzi bwawe mama isongera ikubake ubona ubuhanuzi mushiki wawe Imana isongera ikubake komera nyamara Imana isongera ikubake nubwo watawe komera isongera ikubake nubwo baguha iminsi yo guseba isongera ikubake abari kukureba barabona yuko nta nzira birirwa bahamagara na buri muntu wese avuga uko abyumva iyo mbese barajya hehe kw'ikiganza cy'Imana kize ku buzima bwawe ndabona ineza y'Imana yize mu buzima bwawe nyamara Imana irongeye ikubake nyamara Imana irongeye irakubatse nyamara Imana isongera ikubake wagerageze gucuruza uwo murataha uradepoza nk'abandi dosiye bayisunikira kure wagerageze no kuguza nayo gupfira ubusa nyamara Imana irongeye irakubatse nubwo watawe komera Imana irakubatse nyamara Imana isongera ikubake nyamara Imana irongeye irakubatse ibyari byaragufashe birakurekuye byafashe ibiganza byawe birakurekuye ibyafashe umunezero wawe birakurekuye ndabona Imana yitamurura mu buzima bwawe bwira Satani yuko nta burenganzira agufiteho Imana niyo yakuremye yongeye irakubatse nyamara Imana irongeye na papo ya sika na mandonemo senirifori ya mandola bwira abarozi yuko batazagushobora bwira ibiguhagurikiye yuko bitazagushobora uhagarikiwe n'ingwe butaravoma komera nyamara Imana irongeye irakubatse ibyo bikomere ufite ibishinguza amashimwe agahinda wicaranye Imana igashinguza amashimwe nyamara Imana irongeye nyamara Imana irongeye nyamara Imana irongeye kukubaka nyamara Imana irongeye nyamara Imana irongeye kukubaka nubwo umugabo yagutaye irongeye kukubaka nubwo abana bakunaniye irongeye kukubaka nyamara Imana irongeye nyamara Imana irongeye kukubaka ndabona Imana yongeye kukubaka
Imana irongeye kunyubaka. Ndagira agace ukaririmbe wihanurire mu buzima bwawe. Nyamara Imana irongeye, nyamara Imana irongeye kunyubaka. Nyamara Imana irongeye kunyubaka. Nyamara Imana irongeye nubwo watawe. Nyamara Imana irongeye kunyubaka. Nubwo usuzugurwa yongeye kukubaka. Nubwo uri igitutsi yongeye kukubaka. Nubwo ushinyagurwa yongeye kukubaka. Nyamara Imana irongeye, nyamara Imana irongeye kunyubaka. Nubwo wabuze urubyaro komera yongeye kukubaka. Nubwo wari warahomye ugataha yongeye kukubaka. Nubwo akazi kari gahagaze yongeye kukubaka. Nubwo urikino ry'umugani yongeye kukubaka. Nyamara Imana irongeye, nyamara Imana irongeye. Nabone kwasikaramo. Nyamara Imana irongeye, nyamara Imana irongeye kunyubaka. Nubwo ushinyagurwa irongeye kukubaka. Nubwo urimo amadeni irongeye kukubaka. Imishinga yawe irakomeye yo yongeye kukubaka. Mariyaje yawe irapfuye none Imana irayisuye komera yongeye kukubaka. Nyamara Imana irongeye, nyamara Imana irongeye kukubaka. Aributse ku buzima bwawe hari ibintu abarozi basenye. Ndi muri aka kanya umwuka w'Imana arimo azana ubuhanuzi ku buzima bwawe. Ese hari ibintu watakaje? Ese ukeneye ko Imana ikubaka? Muri aya masengesho turimo ukeneye ko Imana ikubaka. Ukeneye ko Imana yubaka ubuzima bwawe. Ukeneye ko Imana yubaka business yawe. Ukeneye ko Imana yubaka hazaza hawe. Ukeneye ko Imana yubaka iterambere ryawe. Uricara ukareba hazaza hawe ntuhabona. Ukeneye ko Imana igukuraho ikimwaro. Ikimwaro ugendana nta wundi muntu wakigukuraho, ariko mu ijuru hariho Imana yagukuraho ikimwaro. Ndumva indirimbo nyinshi nziza. Ndumva hari ibihimbano byinshi Imana izana. Ndumva hari amavuta amanutse. Imana ni ikubaka. Warasenyutse, magambo yaragusenye, ubukene bwaragusenye, uruzero rwaragusenye. Nyamara Imana irongeye kukubaka. Byaragucanze wumva wasubira icyaro, naho baragusize. Imana yongeye kukubaka. Ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo Imana irongeye kukubaka. Warasenyutse mu mutima wawe, harimo ibisebe kubera abantu baguhemukiye. Warasenyutse ugira nawe wifuza kwiyahura. Warasenyutse ugira wumva byaragucanze. Warasenyutse ku buryo ugeze ahantu wumva nta n'umwenda, imyenda yose watora ugapfa kwambara, ntukirimba kuko gusenyuka. Nyamara Imana irongeye kukubaka. Nyamara Imana irongeye, nyamara Imana irongeye. Warasenyutse ku buryo usigaye wicara ukavuga ngo ariko ubu ngubu nzimarira iki kweli? Urakurura akarangamuntu wakareba mama yaya ukabona byararangiye. Nyamara Imana irongeye kukubaka. Uricara ukareba ukabona abandi babaye abakire, we warasigaye. Nyamara Imana irongeye kukubaka. Nyamara Imana irongeye
iyi ngiyi ndi kuvuga yize ni abantu bava ngo tuzaba tureba azatse aha k'Imana yongeye kukubaka barajyahe reka nonyiririmbe barajyahe erega Imana igira imbabazi erega Imana ikuraho igisuzuguriro erega nawe mumurikiye ndabona Imana yongeye kububaka erega Imana igikuraho ikimwaro nyamara Imana irongeye kukubaka nyamara Imana irongeye we iyo uricaye uri kurira nyamara Imana irongeye kukubaka. Hari ijambo ry'Imana ndivuze ntarisomye ntago wabyumva neza. Abefeso ibice 3 turi muri uyu mwanya w'amasengesho ibice 3 ku murongo wa 20 hari ijambo rivuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nkuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Ibasha gukora cyane ibiruta cyane ibyo dusaba nkuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo wibwira. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira, ibyo dusaba, ibyo dutekereza. Imana yo ikora ibirenze kuri ibyo. Ni Imana ikora ibirenze. Ibasha gukora ibiruta cyane imyaka uri muri kwibaza ngo maze imyaka ngo 10 ndi umushomeri. Ibasha gukora ibiruta cyane iyo myaka umaze ngo ntabwo ngo nize ngo ntibyakunda. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo bitekerezo ufite ngo baranyanze ngo bamvuyeho. Ibasha gukora ibiruta cyane abakwanze ngo byarancanze ngo nta mahoro nzagira ngo ndashaje ngo sinkibonye umugabo. Ibasha gukora cyane ibiruta cyane ibyo utekereza ngo ntawe ukimpamagara ngo ntawe ukimvugisha ngo abantu ngo abasore bari kwirebera abana batoyi. Ibasha gukora cyane ibiruta cyane ya papa. Umva hano ugeze. Umva Imana irongeye kukubaka. Warasenyutse. Hari abakwijeje ko bazagushyigikira ko bazagufasha niba bikoze. Imana ibasha gukora cyane ibiruta cyane ibyo abantu bakwijeje batakoze. Haleluya! Imana ibasha gukora cyane ibiruta cyane ibyo abantu batekereza ku buzima bwawe. Hari ibyo abantu batekereza, hari ibyo abantu bibwira, hari iby'inshuti zibwira. Abantu bafite ibintu byinshi bibwira, ariko Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo dutekereza. Imana ikora ibirenze ibyo abantu batekereza. Imana yigiye gutabara umuntu ikora ibirenze iby'ubwenge bwe butekereza. Ni Imana ibasha ikora ibirenze ibyo abakomeye bose bakora. Niyo mpamvu Imana yakoze ibirenze. Nta muntu ku isi n'umwe udapfa. Icyo ni ikintu kirenze Imana yakoze. Abantu bariga bakaba docteur bakaba abantu bakomeye bakarangizwa n'urupfu. Nta muntu wari warema ngareme ikintu gihagarika urupfu mw'abantu mwe ntawe. Ibyo ni ibirenze yakoze. Umuntu arahitinga. Reka nkubwire ibyo bintu biri guhitinga ku buzima bwawe no muntu guhitinga kuri wowe ntagukanga arapfa. Uwo muntu ukandagiza ibirata, ukandagiza amatitira, ukandagiza ko yakurenze
reka da aribagirana. Nawe niwumve kurenze, kuko Imana ibasha gukora cyane ibiruta cyane. Umuntu wese wumva ko akomeye ntago akomeye, hakomeye Kristo. Ni udasaza ni udapfa. Naho bundi ushobora kunywa igikoma kikagukora ugahita upfa. Ushaka kunywa icyayi, ushaka kunywa fanta, ushaka kunywa fanta uvuye muri V8 ukamira fanta ukitsamura ukabura apfuye. Ndashaka kurangira ubasha gukora ibiruta cyane. Impamvu Kristo abasha gukora cyane ibiruta cyane, ibyo usaba n'ibyo utekereza, ntawe ntapfa, ntasaza, ntahinduka. Imvura ni munyagire. Oya, yababaye rimwe, yababaye igihe kimwe, aca mu mibabaro arayirangiza, arangira ngo byose birangiye. Yacimaro Yesu yacimaro rimwe, arababara, arabambwa, arashinyagurwa, arakubitwa, aremera abantu bose, buri muntu wese akajya amufataho ijambo. Arangije Yesu abereka ko afite ububasha bukomeye cyane, ngo atanze apfuye, ngibitare biraturagurika. Ninde muntu ujya upfa se imisozi gasatagurika? Ninde muntu ujya upfa amabuye agasatagurika? Ariko we ngapfuye, apfuye barabati araciye byarangiye arapfuye. Ngo habaye ubwira kabiri. Umva nawe, yagira ngo Kristo yagira ngo yereka abantu ko akuri biruta cyane. Yashaka kubereka ko abishatse ku kanya yazuka. No, mu rupfu rwa Kristo Yesu yakozemo igitangaza. Haleluya! Mu rupfu rwe yakozemo igitangaza, amabuye araturagurika, ibitere biramenagurika. Habubwira mu rupfu rwe abantu bazi ko apfuye, yasize akoze agatendo, ibitere biraturagurika, habubwira kabiri, isi hinda umushyitsi, abantu bagira ubwoba. Imana yakibasha gukora ibyo ngibyo bigupyinagaza, nta mbaraga bifite. Nakaye gatendo umuruzi yakoze. Nakaye gatendo shitani yakoze. Nakaye nta kintu kimwe yigeze akora, nta nicyo azakora ku buzima bwawe, ntacyo azakora. Usibye kugutwara imyenda, usibye kugutwara ngimisatsi, ngo amafoto, nta kindi ashoboye. Ibyo ngibyo Imana wizeye ikora ibiruta cyane ibyo. Uwo muruzi uzengereje abana bawe afite izihe mbaraga? Nta mbaraga afite. Uwo murozi uzengereje urugo rwawe avuze ngo azarusenya afite izihe mbaraga? Nta mbaraga afite. Ni kumuka Imana mbwe nkubwire. Iyo ndayishaka gusenya urugo rwawe afite izihe mbaraga? Imana yacu ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Impamvu ibasha gukora, yakoze ikintu gikomeye, yatanze umwana wawe, imutangaho ikinege ku buzima bwacu, kugira ngo tubabarirwe, kugira ngo tugire amahoro, tugire umunezero. Niyo mpamvu umwuka w'Imana ari mambwe nkubwiye ngo Imana irongeye kukubaka. Ndumva umwuka w'Imana nkubwiye ngo Imana irongeye kukubaka. Nawe nubire urasanga warasenyutse, wasenyutse muri business, wasenyutse mu mishinga, wasenyutse mu mashuri, wasenyutse mu bwiza. Umuntu arasenyuka bakamusenya ahantu hose, nyamara Imana irongeye kukubaka. Warasenyutse mu rusengero, warasenyutse mu icyaha, warasenyutse ahantu hose, wasenyutse mu nshingano, ahantu hose baragusenya. Imana irongeye kukubaka. Nkuzana ubuhanuzi ko Imana ije kukubaka. Warasenyutse, warasenyutse, baragusenye, urasenyuka, barangije barabagurika twite, baritegera, biteguye kureba uburyo uzaseba, uburyo uzakorwa n'isoni, uburyo uzicwa n'inzara, uburyo abana bawe bazaseba, uburyo bazatwara ibinyendaro, uburyo bazaruha. Nyamara umwuka w'Imana aramye ngo Imana irongeye kukubaka, kuko niyo ifite, Imana niyo ifite ubuzima bw'umuntu mu kiganza. Ibikwiteguye kukureba ntabwo bigufite mu biganza. Kristo niwe ugufite mu kiganza. Yesu niwe ugufite mu kiganza. Yesu niwe ufite umunezero mu biganza byawe. Yesu niwe ufite iterambere mu biganza byawe. Yesu niwe ufite byose. Imana ishimwe.
warasenyutse, bateza cyamunara, byaba byose birashira, bateza cyamunara, urangara, ujya hanze, uraseba, niko Umwuka w'Imana ambwiye. Nyamara Imana igiye kukubaka. Baragusenye, urasenyuka, umutima urasenyuka, ku buryo no gusinzira ntibigukundira, ariko Umwuka w'Imana mu gukomera, Imana ije kukubaka ku buzima bwawe. Tewa kosi kamandora. Warasenyutse, bakwimura mu ntebe wicaragamo, bakwimura mu modoka wagendagamo, barakwimura, urasenyuka. Uyu munsi urukureba ntumenye, ukabura inzira, usiga ugenda ukayoba mu muhanda. Imana ije kukubaka. Umwuka w'Imana arimo aravuga nawe muri aya masengesho ko hari imbaraga z'Imana zize kukubaka. Tadabokisini mandona. Umwuka w'Imana aravugana nawe, wowe uri muri Amerika. Kristo aravugana nawe ko Yesu aze kukubaka. Yesu Kristo aze kukubaka. Wowe uri mu gihugu cyacu nkurikiye, hari imbaraga z'Imana zize kukubaka. Warasenyutse, urasenyuka, ugeze n'ahantu nawe ubwawe wireba ukiyanga. Ugeze ahantu uvanga urupfu yaba ruje ukagutwara, rufite abarujyana, wowe ntabwo uri ku rutonde. Imana irakwimanye, ntiwapfuye, none urashaka kwiyica. Ntuzapfe, ntuzaniyice, hari Imana ije kukubaka. Ndabona marayika w'Imana gufata ikiganza kugira ngo agutambutse ahanyerera. Hari ahantu haba hanyerera mu muntu ku buryo umuntu atatambuka, utanaharengana, ariko Kristo aje kukubaka. Haleluya! Imana yacu igikora ibirenze. Imana igikora ibirenze. Warasenyutse. Ndabona hari undi wasenyutse, ajya mu bitabi, ajya mu rumogi, ajya mu nzoga, kubera gusenyuka ngo reka niyahuze ibiyobyabwenge. Reka nkubwire, va muri ibyo byaha, Kristo aje kukubaka. Ngo reka mujye mu byaha nivurugute n'ubundi byararangiye. Va aho hantu, Yesu Kristo aje kukubaka. Yesu aje kukubaka. Va aho hantu uri, va muri ubwo butayu urimo, va muri ako gahinda urimo, va muri ayo marira urimo, va muri uko kwigunga urimo. Shiraho ishyaka, shiraho umwete. Yesu Kristo aze kukubaka. Ndabona ubuhanuzi ku buzima bwawe. Ufata agenda wandike ngo kuri iyi tariki Imana ije kunyubaka, ije kubaka ubuzima bwanjye bwasenyutse. Dore ikimenyetso cy'uko Imana izakubaka. Abarozi bategereje kupfa ntiwapfuye. Ababigizemo uruhare ngo usaba ntabwo wapfuye. Hari ababigizemo uruhare wasenyutse base. Iyo umuntu asenyutse ntugira ngo biba biturutse mu biti, bituruka mu bazima, babi barutwa n'abazimu. Umuzima mubi ni umuntu utarapfuye ngo bashingure, akaba ari wari umuzima mubi. Uyu nguyu ejo bundi twababwiye umugabo bita Yuda. Yuda ntabwo yari umuzimu, yari umuntu muzima, ariko urutwa n'umuzimu. Yagambaniye Yesu. Dufite abantu bahengera, umuntu atangiye kugira agahenge bakajya kuroga, bakajya gucisha, abana bakoresha umunwa, banakoresha amafaranga, bandi bakagambana. Aho umuntu atavuye muri ibyo ngibyo ngo ave mu mudayimoni w'ishyari, jugunye uwo mudayimoni w'ishyari guteye, ubwira Imana ngo Mana ndakijijwe, nkeneye kugenda n'abantu b'Imana. Fawe ibyo nta kintu bikimaze. Yuda kuyagambaniye Yesu yarazutse. Yuda afatwa n'ikimwaro, akajya akanagura amajisho, akajya areba, tuzi ko ari umwana w'Imana, uzi ko yazutse. Niko Imana igiye kukubaka. Hagati y'abantu bago twaramwemeje, ntabwo bakwemeje, hari imbaraga. Hari imbaraga zikomeye twagiriwe na Yesu. Hari uburinzi bukomeye duhabwa buri munsi. Hari imbaraga zikomeye twagiriwe na Yesu. Hari uburinzi bukomeye
gato ku buzima bwacu buri muri we ntidufite gutinya habe na gato ku buzima bwacu buri muri we haba mu byago ndetse no mu makuba haturindisha babazagira haba mu byago ndetse no mu makuba haturindisha babazagira haba mu byago ndetse no mu makuba haturindisha babazagira ntidufite gutinya habe na gato ubuzima bwacu buri muri we ntidufite gutinya habe na gato ubuzima bwacu buri muri we haba mu byago ndetse no mu makuba haturindisha babazagira haba mu byago ndetse no mu makuba haturindisha babazagira haba mu byago ndetse no mu makuba haturindisha babazagira iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda umva iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda turindwa n'imbaba zayo turindwa n'urukundo rwa Yesu turindwa n'imbabazi zayo turindwa n'urukundo rwa Yesu turindwa n'imbabazi zawe mana we turindwa n'urukundo rwa Yesu umva imana yacu dewe ko sinimo igikora ibirenze imana ije kubaka ubuzima bwawe ndagira ngo witegure dusenge ndagira ngo utegure ugire ibintu utegura ku buzima bwawe dusengera muri kano kanya ndagira ngo nkubwire uburyo tugiye gusenga muri uyu mwanya nimba uri mu byaha ukaba umaze igihe uba mu byaha niho tugiye guhera nimba uri mu modoka sura muri ayo magambo ugenda nta kibazo nimba uri mu rugo rwawe nimba uri mu kazi aho uri hose ukaba uri mu byaha ko umutima wawe utakwemerera kuvuga ngo umwami Yesu bitewe n'ibyaha umazemo igihe kuko ikintu gishobora gutuma utaba inshuti y'Imana ni ibyaha byonyine ibyaha byagukura ku Mana burundu n'umurozi kugira ngo agushyikire neza aguteza icyaka cy'ibyaha wamara gukora ibyaha ukabona ingingo ikurengera imbere y'Imana wamara kuyibura akazinga agateza amadeni agateza inyatsi akagucanganyikisha agatwara ubwenge agateza ibisazi bikagucanga ukicara ukarira ariko uyu mwanya nimba unkurikiye nawe uzarebiringi ukaba ugeze muri uyu mwanya ndangire ikintu ngusaba fukama umwanya wawe cyangwa se wasenga uhagaze cyangwa se wasenga wicaye sura muri amagambo vuga ngo mwami Yesu ndi imbere yawe ndi umunyabyaha nakoze ibyaha byinshi narakubabaje ariko kuri iyi tariki menye neza ku nkunda kuko sinapfiriye mu byaha kuri iyi tariki mfashe icyemezo nkura mu gitabo cy'urupfu
nyandika mu gitabo cy'ubugingo. Mpindura umwana wawe, fata amateka yanjye mabi maze n'igihe kirekire y'ibyaha uyafata uyahambire uyajugunye kure. Shitani n'ibyaha byose ndakwanze mu izina rya Yesu Kristo. Vuga ngo Uwiteka, ukimara kumbabarira ndakwinginze umpa imbaraga zo kureka ibyaha, umpa imbaraga zo guhamya, umpa imbaraga zo gutsinda imigambi mibi yose. Urakoze Yesu kumbabarira ibyaha byanjye mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Aka kanya uhindutse umwana w'Imana, aka kanya urababariwe, aka kanya impanda ivuze wagenda. Sibigombera ngo uhure n'umukozi w'Imana imbona nkubona, aka kanya impanda ivuze wagenda. Icyo nkwifurije, ndakwifuza kugira amahitamo mazima atakwemera kutazasubira mu byaha, kugira ngo utazasa mu byaha ugira amahitamo mazima. Nujya mu byaha ugira ngo ibimisemo birapfuye. Hanyuma ukimara kwihana ndanya ngo dusenge muri uyu mwanya. Kandi ibyifuzo bikomeye mu buzima bwawe ubona ko bikomeye, niko Umwuka w'Imana arimo ambwira. Ifate ibyifuzo ubona ko bikomeye, tata atakora, onkera atakora. Urazi ko abantu bari hafi y'umuntu cyane, mama wawe atakora, umugabo atakora, inshuti zawe mwiganye zitakora, abo mwakoranye batakora. Fata ibyifuzo ubona ko bikomeye mu buzima bwawe byakunaniye. Muri aka kanya turi gusenga, wowe unkurikiye kuri channel, wowe unkurikiye live, fata ibyo byifuzo uzamura ukwizera kwawe. Nurangiza wizere udashidikanya. Nintangira gusenga nawe utangire gusenga. Wowe usenga ubwira Imana ngo ndagushimiye mwami ko ntabaye. Nimba utazi no gusenga uvuye mu mwami ndagushimiye gusa ko ntabaye, kuko ndi hano kugira ngo Umwuka w'Imana anyicaza ahangaha kugira ngo nkwingingire Imana. Nshuti yanjye, Imana yankuye mu rupfu 2015, mbwira Imana ko nzayikorera. Ndi hano kugira ngo dusenge Imana. Umuhanuzi cyangwa umukozi w'Imana aguhuza n'Imana, araguheka. Fata ibyifuzo. Niba ufite umuntu urwaye, niba ufite umuntu wakwambuye, nimba hari akazi wari wicemo kakwirukanamo, nimba hari fiyanse wakwanze, nimba hari urugo rwasenyutse, nimba hari cyamune ari ku buzima bwawe, nimba hari amadeni akabije, nimba uba ufite diporome ukaba uyimaranye igihe kirekire itagira akazi yaraje w'uruhumbu, nimba ari ibyawe, nimba hari inzu yabuze abapangayi, nimba ari inzu ushawurisha uko warabuze abakiriya, ndabona ibintu byinshi Umwuka w'Imana arimo anyereka. Nimba hari ibibyimba biri mu nda yawe, nimba abaganga barakubwiye kutazabyara, dufite abantu benshi n'ubu mbivuze barashobora kujya kuri komenti ya channel bakandika. Dufite abantu benshi Imana yahaye urubyaro bari barababwiye ngo ntibazigera babyara. Dufite abantu benshi Imana yakije kanseri. Dufite abantu benshi baragabarira, uyu munsi Imana ihindura amateka. Dufite abantu benshi badukurikiranye kuri gusenga rwa bakadukurikirana gutya Imana ikabatabara. Ibihamya turabifite. Nimba urwaye indwara idakira, ndabona marayika w'Imana arimo ari gukoropa ubwo burwayi ku buzima bwawe. Muri aya materaniro turimo amasengesho, ndabona Imana igukuyeho uruzero ku buzima bwawe. Tewa kosika mandolai. Muri aya materaniro turimo ndabona Imana ikuburaniye byari byaraze. Ndabona Kristo akuburaniye muri kano kanya. Hari impinduka ije ku buzima bwawe, hari impinduka ije mu biganza byawe. Nimba nta kintu ufata ikibazo cyose kikagucika, itegure ko marayika w'Imana aje guhagarika imiti bagusize mu biganza byawe. Umurozi ntiyakwishe ngo upfe, ariko yakwishe uhagaze.
yakwishe mu mikorere, akwica mu kazi, akwica mu mitekerereze. Igihe cyose utekereza ibintu biri down, ntushobora gutekereza ibintu bikuzanira umugisha. Ikintu cyose upanze kirapfa. Uyu nguyu yarashaka ngo uzapfa n'agahinda uzabura ijuru ubure n'umugisha. Ariko uyu mwanya turavuma izo mbaraga, turavuma uwo murozi, arekura ubuzima bwa mu izina rya Yesu. Ugomba kuzabona Imana, ariko no muri ubuzima busanzwe hari impinduka igomba kuza ku buzima bwawe. Ntihazagira umuntu ukubeshya ngo uzajya mu ijuru n'amanganya n'agahinda. Imana ibanze ihindura amateka ku buzima bwawe. Uzaba wifuza amazi y'inyange, uvuge ngo ijuru uzaribona. Uzaba wifuza akaji, uvuge ngo ijuru uzaribona. Ariko muri ubu buzima turimo, Imana nihindure dosi, Imana nihindure izina, Imana nihindure ahantu warutu, Imana nihindure ubuzima ubayemo bukuriye. Hari amahirwe Imana izanye mu gihugu cyacu, hari amahirwe Imana izanye ku ba diaspora, hari amahirwe Imana izanye ku bantu b'Imana. Aya mahirwe yafate mu izina rya Yesu. Hari amahirwe n'ubu buhanuzi bwinshi, hari amahirwe Imana izanye. Aya mahirwe yashingira mu kwizera. Birasokwera abantu baguhanuriye, birasokwera abantu wanarambiwe n'ibintu by'Imana, wumva wabivamo. Ariko ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo muri aya masengesho turimo hari amahirwe Imana izanye ku buzima bwawe. Rewakosi kamando repai rere fo enemo. Hari amahirwe Imana izanye mu kazi kawe, hari amahirwe Imana izanye mu mibereho yawe, hari andi mahirwe Imana izanye. Abarozi bakwibye ya mbere, Imana izanye yandi mahirwe. Yongeye irakubatse, yongeye kukubaka. Ndagira ngo dusenge. Nimba waratawe, nimba uri umupfakazi, nimba uri imfubyi, nimba urwaye uburwayi budakira, nimba urwaye kanseri, nimba urwaye sida, nimba urwaye indwara y'umutwe, nimba urwaye indwara y'umugongo, bwira Yesu ngo nduhura umutima wanjye. Nimba ufite umurwayi kwa muganga, ukaba uri kudukurikirana, fata ikiganza cyawe mu kwizera, uvuge ngo Uwiteka, reka nkubwire ibi ngibi Yesu ko ararekera ni umusini ko ari. Elisa ntabwo yari yizeye ko afite Imana, ntiyari yizeye ko imbaraga ziri muri Eliya zasigaye muri Elisa. Ntabwo yari yabyize. Yageze ku nyanja aravuga ngo banza Eliya yabijyanye. Ariko aravuga ngo hari umwitero Eliya yasigiye, ngo arafata arawuzinga awukubita ku nyanja, aravuga ngo Mana Eliya uri hehe? Kuko Elisa nta cyizere. Nimba utarafite no n'icyizere, uvuga ngo Mana ya wera Arisi yamukuye mu rupfu, yamukuye mu buzima bubi. Mana ya wera Arisi, Mana yanjye, Mana we ukura abantu wabuze Imana yakore muri bitanga. Uvuga ngo Mana yakana kuri, urabona Imana mu buzima bwawe. Tawasi karabando repai. Kuko ndabona abazimu bari kugusohokamo, ndabona hari imbaraga zari zaragufatira zikuvamo. Nimba urwara mu nda, akira gukira. Hari abantu bagiye guhamagara bavuga Imana ku buzima bwabo. Ndagira ngo dusenge. Lope erekosika mandore pai drere faria mandolai towe kosika ma. Ushimwe Yesu, ushimwe kutabaye abantu bawe, ushimwe kuruhuya ababyeyi, ushimwe kuruhuya abagabo, ushimwe ko watanze imbabazi, ushimwe kuvuye ibikomere, ushimwe ko hari amahirwe aje mu gihugu cyacu, ushimwe ko hari amahirwe aje ku babyeyi, ushimwe ko hari amahirwe aje ku bagabo, ushimwe ko hari amahirwe aje ku basore, ushimwe ko hari amahirwe aje ku bakobwa, ushimwe ko hari insinga uvanyeho, ushimwe kuri Imana ikuyeho uruzerero, ushimwe kuri Imana ikuyeho karande, ushimwe kuri Imana ikuyeho cyamunara. Hari andi mahirwe uzanye ku buzima bw'abantu bawe. Ushimwe kuri Imana itarobanura ku butoni, ushimwe kuri Imana idukuyeho gucumba umwotsi, ushimwe kuri Imana ikuyeho abantu ikimwaro, ushimwe kuri Imana ikijije, ushimwe kuri Imana yishyuye amadeni, ushimwe kuri Imana itanze minirivare. Yewe papa, ushimwe kuri Imana yubatse urwo rwawe rwasenyutse, ushimwe kuri Imana ikuye mu kabara abantu lopango ya sikaraboy, ushimwe kuri Imana irinze abantu kwiyahura. Nimba wari ugiye kwiyahura, ntiwiyahure, kuko umuka Imana ahindura amateka ku buzima bwawe. Ushimwe kuri Imana izamuye itorero, ushimwe kuri Imana irengera abantu bawe, ushimwe kuri Imana yubatse abantu bari barasenye
barasenyutse ariko urongera urabubatse. Mani wakoze Imana, ushime kuri Imana ikoze ibirenze ibyo dutekereza. Ushime kuri Imana ikwica imwaro ku bantu bawe. Ndasenze ngo uyu mwanya imbaraga zose abakonikone zagendagendaga ku bantu bawe. Ngushime kuri Imana zikuyeho amateka agahinduka. Urakoze Imana kubikoze, urakoze kuko kwibahisha mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ibaho umugisha. Turi kumwe mu masengesho, kandi abari mu gihugu cyacu mushobora kudusanga Rukiri ya mbere kuri ADPR kwa gatatu niho twirirwa, cyangwa se wadushaka by'umwihariko udusanga aho dukorera Ziniya. Ni waduhamagara kuri telefoni zacu ziba ziriho, ukaduhamagara twakwitaba tukaguhana nevu nta kibazo. Abadukurikiranye bari mu gihugu cyacu udushaka kudusanga kuri ADPR Zini mu Rukiri ya mbere kuri ADPR kwa gatatu, cyangwa se ukadusanga Ziniya ku isoko. Yesu abaho umugisha. Bye bye. Ijambo ry'Imana garuka bye.